kwifuriza kugira ibihe byiza, kugira umunsi mwiza. Jye Nsabimana Jean Bosco. Iki ni ikiganiro menya buri kimwe gica kuri televiziyo Kamatoki TV. Kanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza wumve ibiganiro nk'ibi, usobanukirwe bimwe mu mateka byabaye kera, iby'ubu ngubu ndetse n'ibindi byinshi cyane binyura kuri iyi channel ya Kamatoki TV. Uyu munsi nguhaye ikaze mu kiganiro cy'abana, aho tugiye kuganira ku bana, uburyo karagiteri zabo ziba zimeze, karagiteri bavukana twe tutigeze tubigisha, ndetse n'icyo umwana ari cyo mbere yo kumwita umwana. Umwana ni igisobanuro cy'ibintu byinshi weho utazi, uretse kuba umubona nk'umwana utunze cyangwa se nk'umwana wawe, ariko umwana ubundi afite karagiteri nyinshi, inkomoko nyinshi cyane weho utigeze usobanukirwa. Nituvuga ku mwana, uyu munsi turaganira guhera ku mwaka umwe kugeza ku myaka 2. Abo nibo bana tuje kuganiraho, nkagusobanurira bimwe mu bintu uba utazi ku mwana wawe. Nguhaye ikaze rero mu kiganiro. Jye ndi Bosco Nsabimana, nk'uko mba nagiye mbikubwira. Umwana akivuka, umwana atangira kwitwa umwana akiri mu nda ya nyina, agatwitwa amezi 9. Amezi 9 yagera, iyo bitabaye ibindi byanga, umubyeyi atangira kwibaruka umwana. Umwana akigera ku isi, ikintu cya mbere gikorwa akimara kurira, akimara kugera hano kuri iyi si, yitwa amazina runaka azamutandukanya n'abandi bantu. Impamvu umubyeyi yita umwana amazina ni ukugira ngo agire ikintu runaka cyangwa se izina rizandikwa mu bitabo, igitabo ndangamimerere, irangamuntu ndetse n'ibindi byangombwa byose. Niyo mpamvu ahabwa izina kugira ngo amitandukane n'ibindi binyabuzima ibyo ari byo byose. Nk'uko buri kintu cyose kiri hano ku isi cyahawe izina, abantu nabo bahanwa amazina cyangwa se bakitwa amazina. Umwana nawe akimara kuvukwa, hari amazina aba yarateganyijwe umwana atangira kwitwa. Uwo mwana akimara gutangira konka cyangwa se kugira ibindi bintu, cyangwa se agisohoka mu ivuriro, uwo bakubitanye wese bakabaza uko yitwa, amubwira uko amazina y'uwo mwana yitwa. Batangira kumumenyereza no kumuhamagara rya zina yiswe, umwana ataramenya kumva, ataramenya kwitaba, bagatangira kumwita rya zina. Batangira kumuhamagara rya zina, umwana agakura yumva rya zina. Hari ibintu byinshi bigisha umwana, kugenda, kuvuga ikintu runaka, ibintu byose ubundi atangira kubyigishwa. Akatangira kubuzwa, abwirwa ati icyo ni kibi, ntukagire gutya, jya ukora gutya, jya ugira gutya. Ibyo byose ni ibyo umwana yigira muri iyi si, yigishwa n'abasanze mu isi, aba bitwa ababyeyi be cyangwa se abandi bantu. Kirazira, nta muntu n'umwe wereka umwana iseko mbi, cyane yuko umwana akikureba, kabone niyo waba ufite umujinya, niyo waba umeze utajya useka, umwana iyo akurebye utangira kumusekera mu rwego rwo kumuha ikaze no kumushyira mu isi nzima. Hari abamusekera batamukunze, ariko nanone nta muntu wereka umwana umujinya, cyane yuko abenshi baba bazi ko umwana ari umuziranenge, atabazi ibyiza n'ibibi, we uwo abonye wese araseka. Ukamusubiza mu ngiro iti nanjye nseke. Iyo usetse bigaragaza yuko aribwo umwana aba yishimye. Buri muntu wese atangira kwereka umwana guseka, umwana agatangira kumva ko guseka ari ikintu cyiza. Hari ibintu byinshi abana batwigiraho, ariko ngiye kukubwira ikintu kimwe buri muntu wese atigeze yigisha umwana we, buri muntu wese wabaye umwana atigeze yigishwa. Iki kintu k'abantu bose bigisha abana ibintu byose, iki kintu abana baba baragikuyeho ko nta mwana ukimwigisha. Kuvuga amagambo, kwaka n'ibindi bintu byose, ibi byose barabyigishwa, ariko nta muntu wigeze wigisha umwana kubaza. Kubaza cyangwa se kumubwira ikintu akagusubirishamo inshuro nyinshi. Nta muntu n'umwe wigera wigisha umwana ngo jya uvuga ngo kuvuga gutyo, cyangwa se nyine kugusubirishamo inshuro nyinshi. Wamubwira ikintu akamera nk'utacyumvise, akongera akagusubirishamo iryo jambo. Nta muntu n'umwe wigera uryigisha umwana. Abana iki kintu baba bagikuraho, cyo kubaza cyangwa se cyo kongera gusubirishamo umuntu iyo avuze ikintu, mu gihe umwana ataramenya kuvuga, akajya atega amatwi gusa, maze akagusubirishamo ngo akajya ahora agusubirishamo. Iki kintu abana bagikuraho ko nta muntu n'umwe wigeze ukigisha umwana we. Hari abasilozofi
bateranye bakora ubushakashatsi ku bana bakiri batoya guhera ku mwaka umwe gusubiza ku myaka 2. Igisubizo bashakaga kureba nimba umuntu yongera akabaho nyuma yo gupfa. Bakoze ubushakashatsi bwinshi cyane ku mpinja, bafata ibyuma bisubiza ubwenge inyuma, ibyo twakwita nko gusikaminga cyangwa se gusikanwa ikintu, maze bagasubiza inyuma aho cyatangiriye. Aba bana nabo ni uko babikoze, bafashe ubwenge bwabo basubiza inyuma muri mashini. Bigaragara yuko aba bana bamaze imyaka myinshi cyane babayeho, nubwo mu mubiri bari abana batoya, ariko bari bamaze imyaka myinshi cyane ngo aba bana babayeho. Aba basilozofi bakomeze gukora ubushakashatsi, maze mu byuma by'ikoranabuhanga bagenda babaza umwana umwe kuri umwe. Bamubajije ijambo rigira riti, ese kera aho mwari mutuye murahibuka? Umwana ukimaze kuvuka, kumubaza kera aho yari atuye, akenshi weho ukibyumva urabizi yuko ngo yahita asubiza ko yari atuye mu nda. Igisubizo kiratandukanye. Aba bana bombi ijambo ku ijambo ko bagiye babaza umwe kuri umwe, umwana wese yasubije yuko aho yari atuye ahibuka, ndetse aranga bimwe mu bimenyetso byari biranze aho bari batuye. Ni ukuvuga ngo ni nk'uko umwana wenda yakubwira ati aho twari dutuye hari igiti cy'avoka, hari amashyamba ameze gutya na gutya, inzu zimeze gutya. Buri mwana wese yatanze ibimenyetso. Babajije abana bagera kuri 12 ibimenyetso cyangwa se ibisubizo basubije bikandikwa mu ikayi. Abasilozofi bamaze gupakira bimwe mu bimenyetso babwiwe n'izi mpinja mu rwego rw'ikoranabuhanga bakoresheje ibyuma bigezweho, babyanditse mu makayi, maze barangije kubaza aba bana bazinga ya makayi, bitandukanya mu bice bitandukanye by'aho ba bana bagiye babaha amerekezo. Icyari kigenderewe kwari ukugenzura nimba iby'abana babarangiye bya kera cyangwa se bimwe ngo mu bimenyetso by'aho bari batuye. Icyari cy'ingenzi kwari ukumenya nimba ibyo bavuze ari ukuri cyangwa se ibyuma byabo bitaba byababeshye. Aba basilozofi baritandukanyije umwe kuri umwe, bagenda berekeza aho za mpinja zabarangiye, maze bahageze baritegereza, bagendera ku byo banditse, basanga bya bintu byarahahoze, ndetse n'ubwo wenda hari mu myaka ya kera, bitewe n'uburyo abo bana babivuze, baragenzuye neza basanga hagiye hasigara bimwe mu bimenyetso bihura neza cyane n'iby'abana bababwiye. Ibi bimenyetso byaturutse hehe? Ibi bimenyetso aba bana babimenye gute? Kari bwo bari bakivuka, bakavuga bimwe mu bimenyetso byabaye nk'imyaka yashize igera mu myaka 100 cyangwa se wenda nko mu myaka 200. Aba bana baba barabimenye bite? Igisubizo cy'abasilozofi babazwa ku bijyanye n'ubushakashatsi bari gukora, bavuze yuko bo bundi bemera yuko iyo umuntu apfuye, roho ye ari yihabwa umwana utwitwe n'umubyeyi runaka, bigakorwa mu buryo twe tutabona nyine tudasobanukiwe. Ariko ubundi baravuze ati mbere na mbere twemera ko roho ari umwuka, kandi umwuka niwo ugize umuntu wese ubayeho. Iyo abuze umwuka, guhumeka bigahagarara, uwo muntu atangira kwitwa umurambo. Bivugwa yuko uwo muntu aba apfuye. Nyuma yo kwamburwa umwuka, ni gute umuntu abura umwuka kandi isi itanga wa mwuka? Ati iyo batwigisha bavuga yuko ibimera byose biduhereza umwuka, bavuga yuko umwuka duhumeka tuwuhabwa n'ibiriho byose byagenewe kuwutanga mu rwego rwo gutanga ogisijeni. Hari ibindi bintu byakozwe, bomboni n'ibindi byose biduhereza umwuka. Ariko se iyo umuntu apfuye ko bavuga yuko yabuze umwuka batagihumeka, ni gute umuntu abura umwuka kandi ibya bindi byawutangaga bigihari, ariko bikaba bitakibasha kumuhereza umwuka? Tukavuga ko umuntu yabuze umwuka kandi bya bintu biwutanga byose bihari, byaba ibidukikije n'ibindi byakozwe n'abaganga cyangwa se n'abashakashatsi bakomeye nka bomboni. Ibyo byose bakabishyira ku muntu kugira ngo akunde abone umwuka, ariko akawubura agapfa. Ati bitandukanye rero, igisubizo kigiye kuboneka none aha ngaha ni uko umwuka duhumeka uretse uyu wundi udufasha, ariko twe dufite umwuka karemano ari wo mwuka utuma tubayeho. Uyu mwuka rero iyo tuwubuze ntago wivanga n'iyi myuka yo hanze, ahubwo hari ubundi buryo uyu mwuka ugenda ukakirwa n'abandi bantu, kubera ko ari umwuka ukitunze benshi. Abasilozofi basobanura rino jambo bavuga yuko roho yacu ari wo mwuka dufite. Iyo dupfuye, umwuka wacu ugenda ugahabwa abandi bantu. Abasilozofi bavuga yuko buri muntu wese wabayeho afite garante y'igihe azamara ku isi,
nta muntu wabayeho w'ibihe byose, ngo buri muntu wese wabayeho afite igeno runaka, afite igihe azamara, kandi icyo gihe azamara azavira ku isi, hari n'undi muntu wagenwe kuzabaho cya gihe weho wavuye ku isi. Niyo mpamvu bavuga ko ariyo mpamvu isi dutuye itajya ishiraho abantu. Abantu bapfa abandi bavuka, abapfuye bahereza abavutse roho yabo mu buryo twe tutazi. Umwana ukivuka avukana umubiri mutoya, cyane yuko nta muntu wari kubyara umuntu mukuru. Uku nibwo buryo bwagenwe. Umwana avuka akiri umwana n'ubwenge bukeya, ariko agahabwa roho y'umuntu wakuze wa kera, akakira iyi roho. Rero kumushyiramo kamere muntu cyangwa se kumushyiramo ibiba hano ku isi biba bimeze nk'uburyo bwo gukangura ubwonko, ariko nanone ukamuha ibintu yigeze kwakira kera apfa, kuko iyo apfuye aribagirwa agatangira bundi bushya. Ngo uyu mwana ahabwa rero ya roho ya kera ya wa muntu, ariko nanone ikaba ari roho yibagiwe. Ngo hari bimwe mu nzozi turota za buri munsi biba byarigeze kubaho kera hawe hahise, mbere y'uko wamburwa iyo roho yawe ukayiha undi muntu wavutse. Mbere y'uko wakira roho nshyashya, hari ahahise haba ari ahawe. Hari igihe rero hahise hawe hakugarukira mu buryo bw'inzozi, weho ukaba wumva yuko aho ngaho hari kukugarukira ari ibya none, ari iby'inzozi, ariko ngo hari igihe biba byarigeze kubaho. Iki ni cyo gituma rero umwana we avuka yibuka ijambo rimwe gusa, kubaza cyangwa gusubirishamo, niryo jambo avuka yibuka gusa, andi magambo yose nayo tugenda tubibutsa. Ibi ngibi rero bamwe mu bemeramana cyangwa se bamwe mu batandukanye n'abafilozofi ntibabyemeranyaho neza cyane. Bavuga yuko iyo umuntu apfuye ngo aba arangiye, biba birangiye. Ariko abafilozofi cyangwa abahanga bemera yuko umuntu yongera akabaho, akavukira mu yindi si cyangwa se akavukana indi roho mu kindi gihugu gitandukanye. Hari nko kuba umunyarwanda yarapfiriye mu Rwanda, roho ye igahabwa umwirabura cyangwa se wo mu majyepfo mu yindi ntara, cyangwa se igahabwa umuzungu. Ngaya amateka y'igice kigize rero umuntu, cyangwa se bimwe mu bimenyetso biranga umuntu. Iki ni igice cya mbere, nzagenda nkubwira bimwe mu bimenyetso bigaragaza kuno kuri kw'abafilozofi bemera yuko iyo umuntu apfuye roho yihabwa undi muntu, bemera yuko uyu mwana abayeho ako kanya atari bwo bwa mbere aba abayeho, ahubwo aba yarigeze kubaho mu kindi gihe cya kera, ariko mu buryo atamenya. Kinari Bosco Nsabimana, ukomeze kugira